baremera umunezero tananira babiri bakundana na buryaga basangira kabisi nagahiye bagakabya inzozi mw'isi biremeye. Ya ineza papa yamugiriye ntabwo mama yabikubwiye. Tete ndagusezeranya mu mwanya kandi ndi n'ikintu gitekerezaho ngo I will tell you, okay? Trust me. Nizere ko nyine atari ukuvuga wenda hari Mashaka mutabara kwa mubwire. Kibazo cyane ko sinshaka kugisubiraho. Uranyumvira? Impamvu nagutumye hano nuko mfite urugendo ejo nzajya Dar es Salaam. Urabyumva neza? Ndashaka ko biriya bintu wazanye hano urarubisubije kwa Sara. Kutavuga se ukaba undeba gusa. Ibyo mubwiye byose nabyumvise rwose ejo nzabijyana. Mbitekerejeho nsanga ibintu byose ngomba kubishyira mu mucyo. Kandi nabivuganye na Sara. We ntabwo nigeze guhamagara. Oya ntabwo twize tuvugana. Mu by'ukuri ni uko mwandakariye. Naje hano hari icyo nshaka kubabwira. Nari mvuye kubonana na wa mukobwa wa Tatiana. Twahuriye kuri biro ku kazi kabo ahantu bakorera. Twaganira ibintu byinshi hanambwira ko mama ashaka kumvugisha. Ako mu byo yambwiye byose hari ibyo numvaga nanjye nshaka kubagishaho inama no kubasobanuza kugira ngo mugire icyo mubimbwiraho. Yakubwiye ibiki? Urumva yambwiye ko ineza yose nabonaga babo bangirira ari ukubera neza na papa yari yarigeze kubagirira. Muri urwo rwego nabo banyituraga iyo neza rero. Ariko nakwitiraho ibyo muhora ambwira, kwitiraho ibyo mbona. Nyine nkumva ngize amakenga niko kuza hano kugira ngo nawe munsobanurire. Birashoboka ko umubwiza ukuri. Wenda narakurakariye ntwara ndarengera. Umva impamvu nigeze nabikubwiraho nuko nawe utabitekerejeho cyane. Nta n'ikintu gikomeye cyuko nafashije umwana wa murumuna wanjye. Urumva nk'uko umwana w'umukobwa yabikubwiye. Ni mateka maremare ya Sona Sara. Urumva? Nizere wenda ko hari ibyo umwana aganiriyeho. Mbabwira mukagira ngo ni amagambo ya Bob. Jewe nari mbizi neza ko higira azafungurwa. Hari umunsi nakunda ko ari gusangira n'uriya mwavoka nyine wakurikiranaga dosiye. Ariko mbwa ko muri dosiye ya Higiro nta kimenyetso na kimwe kimuhamya icyaha gishobora gutuma afungwa agaheramo. Wabonye ukuntu kamukanza kashyushye. Sha nawe ari wowe akuguzi ko wari uzi ko umugabo agiye kumara imyaka n'imyaka muri prison ukajya kumva ngo baramufunguye. Si ubwo utahera wishima ni he koko. Ahubwo Sara azaryara. Mukanya nibwo nabwanaga n'umwavoka we. Bashobora kuba banamaze no gusohoka ahubwo bari mu nzira. Bari muri sala gucumika telefone. Nsanga nyina uko yashyushye. Karavane zari kadaha kagurumanye. Mukaneza nyine bari kadaha yakumuje. Ahubwo Sandra. Reka mprofite ikirori kitarashyuha. Mbwira.
ni ikintu wabwiye Nina kuri jewe. Ntumbeshye sandi ndakwizi ngize ukuri. Ni ikintu wabwiye Nina kuri jewe. Uranzi? Umva bomba batashwanira hano. Uranzi biki? Umva ibyawe na Nina ntago bindeba. Sinanabyivangamo. Izo na aferi zanyu. Vane. Ukanyagwa. Uriya mugore n'umuntu. Niba ari nshuti ya Bobo, niba ari iki? Sanze inshuro ebyiri baganira ariko ubona basa n'abatongana. Mama, baranuka bishinge bahora bashwana buri umunsi bashwana ejo bakiyunga bakongera bagashwana ejo bakiyunga. Njye niyo ndi kumwe nabo biranshimisha kuko usanga bafite utuntu bahuje n'abantu b'inshuti cyane. Ariko usanga Sandrine yari inshuti cyane n'umugore wa Bobo. Rero umenya hari nk'ibintu usanga ari kuri kote y'umugore wa Bobo cyane. Rero bura hari nk'ibintu baba batumvikana bashaka kumvikana. Ntabwo babishinga bara ntiwamenya byabo. Mukane! Wima. Ngwino hano. Nishima. Icara. Rero mubwire Imana wanjye. Ibyo uriya mugore Sandrine nabonye ari ibintu bitoroshye. Uzamwitondere. Njye nabonye ari n'umushizi w'isoni. Mama, humura n'ukuri. Humura rwose tubana muzi. Kandi nawe arabizi ntabwo yanyinjira mu buzima bwanjye. Gusa nyine muri iyi minsi kuri iyi si no kubana n'abantu bose. Aho muhuje imyumvire na mudahuje imyumvire kandi mukabana neza, ukamenya uko batwara. Ntabwo ntibigutera ikibazo rwose. Mwana wa uriya mugore uburyo mubonye urabona ko ashaka kwinjira mu buzima bw'abandi, mu byingo z'abandi. Umuntu nkuriya hari igihe akujyamo akakwinjiramo akagusenyera n'urugo. Mama humura. Humura njye tubana muzi. Humura rwose ntugire impungenge. None se we ko ndeba unyitegereza. Nawe birakureba. Ukeka ko ibyo mbwira Mukaneza we bitakubaho? Yari kuko yasenya urugo rwa Mukaneza n'urwawe yarusenya. Ko nabonye atoroshye ma. Nabonye ari umushizi w'isoni. Mama humura rwose. Wigira impungenge tubana nawe tumuzi. Kandi ntibigutera ikibazo rwose. Tuzi ko tumutwara. Mama we. Alo? Yego ndi umugore we. Habaye iki? Ibiki Mukane? Alo? Alo? Ibiki Mukane? Mukaneza mbwira n'ibiki? Habaye iki? Numvise nta bindi bintu byinshi nashaka kumva, umutwe wanjye rutangiye kuzungera, numva ibintu ntari nsanzwe nzi, numva bimbangamiye, numvaga nyine bimaje kuba tomashi muri njyewe. Mbese nyine numvaga nshaka konza ukambwira ukuri kose, uzi famiye yacu ibyo byose, uzi ibintu byose ukuntu biba byaragenze. Numvaga ninza hano ndi wakura ibisubizo by'ibibazo nari mfite. Rero nareba ibintu Tatiana ari kumbwira ntabihuza n'ibyo mama we ambwira ko ineza kwa mama Tatiana bamfite ifite ibintu byinshi hatse bazananyira nabi, nkumva nyine nanjye birandenze mu by'ukuri. Umva shaho birashoboka wenda ko narengera uburakari, natwaye n'uburakari ndarengera cyane. Ariko igihe kirageze ko nkubwiza ukuri. Biriya byuma ntabwo ari byo biguze. Byaguzwe na Sara. Ko byo ntabwo ari waguze biriya byuma? Kwiki? Ariko se uyobewe ubuzima ndimo. Urabona nabona he miliyoni enye zo kugura biriya byuma bingana kuri. Nakomeye. Uretse ko ari umukino twakinnye na Sara kuko
yari afite ubwoba nuko aza kubikubwira ntuze kubyumva. Niyo mpamvu yakoze biriya byose. Nisumiye kuki mwahisemo iyo nzira yo kunkora ibyo bintu koko? Kuki mwumvaga ariyo nzira yonyine mwari mufite yo gucishamo ubwo buryo bwanyu? Nisubona nasubira imbere y'uriya mubyeyi mubwira ngo numva nakumira. Mbabarire kuko ntakubwirije ukuri imbere, kuko ibi ni byo nyoko yatubwiye twatinyaga, kandi urabona nawe umaze kuba umugabo, ugomba gushyira mu gaciro ineza yose Sara yakugiriye. Ndabizi ko iva ku mutima. Mubyo nk'ubu koko nzongera kujya imbere ya mama Titiana amubwira ngo iki? Mani umva, mfite gahunda yindi ndaza kugaruka kubikubwira nimugoroba, kandi n'amateka meza ntabwo ari mabi. Ibyo genda ndumva nanasaze, ndumva ntayo mutwe sinzi ukuntu nabikubwiye. Nisi mujyo ubwo suragiye. Mujyo ngwino nibura nimumbwira ibyo bintu rwose mbimenye. Nisi uba amaherezo azaba yayo. Mujyo bigenze biteze. Simbizi nanjye birancanze. Umuntu ntaza arampamagaye. Arambaza ngo niwe Mukaneza Jeanne, umugore wa Higiro. Bambwira ngo yego. Ntimwabyumvaga se? Tangiye kumbwira ngo umugabo wawe rero bitabyiko kandi sinamuhamagara ntibyakunda. Telefone ye sirazimye cyangwa ni amayeza gusa. Simbizi, ngize ubwoba ko haba hari ikimubayeho. Bobo! Bobo! Byiza bite? Wahora n'iki? Mukaneza ahamagawe n'umuntu. Uwo muntu aramubaza ati, ni wowe Mukaneza Jeanne, umugore wa Higiro? Ati umugabo, mbese atangiye kuvuga ngo umugabo wawe telefone nibabaye, mbese ntumbaze mwana wawe. Kane, byiza bite sugu? Okay. Nta nimero zo muhamagara. Ni nimero prive wayihamagaye uteze. Nimero prive? Reka mpamagare Maître Bora. Yes, boy. Bimeze bite bana? None se James muri kumwe? Ewa, asante sana. Siko twatugize ubwoba. Wasanga aje tari kumamagaye telefone ngati muzimira n'ubundi. Ewa. Nukuva ko benda kugera hano mu rugo. Good. Ewa, asante sana kabisa, twatugize ubwoba. Ahubwo wago tugomba gushakana tugahura tugasangira akabyeri. Okay. Sasa wa. Bazi yagize mu nzira baza tegura meza go asanga ibintu byose bimeze neza. Nuko nakugiyeho igitima cyakubitaga nk'umuntu usekura imyumbati. Ndagize gutegura. Sema ubundi watekereza iki? Nyabusa ceceka. Shamara bazira harazo. Shamara abanyabwo. Cyangwa muri abagabo bye ntabwo tugira. Ndumva nyine ko ari ikindi kintu kibaye. Bose utaje. Basuna imyiteguro twari dufite. Ndagafunguza ufungura. Debo. Cyari mu byombo koko. Ngaho mu gitondo wafuze hogeje ibyombo. Ibyo bisigaye rero birundarunde. Uraza kububyoza cyangwa uzabyoza nejo. Oya tatereka mbere ngize nta kibazo.
ariko mwana wanjye ujye wibuka ko umuntu utwite akora biki. Ngaho igira hino nkubwire. Ebo, harya uracyashaka kwiga? Yego cyane. Ahubwo se tete buriya nabikora hehe? Ngaho rero ejo nukika imirimo uzanyara kubaza uko bimeze, hanyuma ube wasubira mu ishuri wige urangize. Tete uravugisha ukuri? Murakoze cyane. Moya nabikubwiye ntabwo ngaruka inyuma. Ngaho rero itunganye uzuruhuke. Ni wowe rukundo nari ntegereje, uzahora uri ibyishimo byanjye, Jani ndagukunda.